Hari abantu bamara guhambwa bagahita bibagirana, hari n'abandi bapfa bakarushaho kubaho no kugira akamaro kuko bahinduka nk'inyenyeri zitumurikira mu rugendo rwacu rwo kuri iyi si. Mutara Rudahigwa ari muri izo ndatwa zimara gusohoka mu gifuniko cy'umubiri zigakora ibitangaza bituma tugarukira ubutwari bwazo. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu mwaka w'1911. Ni umuhungu w'imfura wa Yuhi wa gatanu Musinga wabaye umwami w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1896 kugeza mu mwaka w'1931. Nyina ni Kankazi wa Mbanzabigwi wa Rwakagara. Ababyeyi be bafite isano y'ababyara kuko bahurira kuri Rwakagara. Nyina wa Musinga ariwe Kanjogera ni mwene Rwakagara, akaba mushiki wa Mbanzabigwi ubyara Kankazi. Uretse Rudahigwa nta wundi mwana nyina Kankazi yabyaye. Hari abandi bana bibiri Musinga we yabyaye ku bandi bagore be. Twavuga nka Rwigemera yabyaye kuri Nyirakabuga, Bushayija yabyaranye na Murebwayire, Ndahindurwa na Ruzindana ba Mukashema. Umwihariko Rudahigwa afite kuri abo bose ni ukuba imfura ubugira gatatu. Ni imfura uko yabyawe n'umwami, ni imfura mu bahungu ba se, kandi akaba n'imfura ku mutima. Rudahigwa akiri ku ibere nyina Kankazi yabaye intabwa, cyokora yemererwa guhama i Nyanza. Yagiye gutura ku Kabega hafi ya Nyabisindu. Ibi byari ibintu bisanzwe muri icyo gihe kuko abagore bose bari ab'umwami. Yahoraga abahinduranya bitewe n'inama agiriwe n'umugabekazi, abapfumu be cyangwa se ibindi byegera bye. Nta cyubahiro kijimije umugore yahabwaga nuko yabyaranye n'umwami, byahindukaga atorewe kuba umugabekazi. Gushyirwa ku ruhande rwa Kankazi n'umwana we bifite igisobanuro. Iyo indagu zabaga zeretse abapfumu umugore uzatorerwa kuba umugabekazi, bakoraga uko bashoboye bakamuteranya n'umwami akava ku butoni. Ibyo byatumaga abakomeye ibwami batamenya umugisha umutegereje ngo bawumuvutse igihe kitaragera. Ikindi ni uko gucishwa bugufi akabaho mu buzima bwa gikene we n'umuhungu we byabateguraga kuzajya bita ku bakene bamaze kwima ingoma, babigirira ko nabo bigeze guca muri ubwo buzima. Mu kwita umuhungu we w'imfura Rudahigwa, Musinga yahishuye umurongo uzayobora ubuzima bwe bwose, kuba rudasumbwa mu bigwi, mu mihigo no mu rukundo rw'igihugu. Yabanje kubitozwa na nyina Kankazi ageze mu kigero cy'imyaka hagati y'4 n'5, kuko buri mugoroba yamutegekaga kumusubiriramo ibyo yabonye ku bantu no ku bintu. Ibyo byahumuye ubwenge bwe akiri muto, akurana umuco mwiza wo kumenya kwitegereza no gushishoza. Mu mwaka w'1919 yinjiye mu ishuri ry'abana b'abatware ryari Nyanza, ahigira kumenya gusoma no kwandika. Yahaboneye kandi amasomo abanza yo kuvuga Igifaransa n'Igiswahili, kimwe najyanye n'imiyoborere myiza iryo shuri yaribayemo mu gihe cy'imyaka 5. Ubwo yigaga, bamwe mu batware bakomeye bari baratangiye kwitarura Yuhi Musinga wishaga abazungu b'Ababiligi, akanga gukorana nabo. Uwari ku isonga ry'abo batware yari Kayondo, mukuru w'Abega, akaba na nyirarume wa Rudahigwa kuko yari musaza wa nyina Kankazi. Nyuma Yuhi Musinga niwe wari ufite ijambo rya nyuma ku nka zose z'Abega. Abonye atabashije kwigarurira Rudahigwa ngo amutandukanye na se Musinga, yanyeze nyina Kankazi, dore ko nawe ubwe yamuzizaga ko yamusuzuguye. Uko rero yari yarashatse ko amuyoboka nk'umukuru w'Abega, akajya amwumvira kurusha umugabo we, maze aramusubiza ati, ntabwo nkiri umututsi nkawe. Yego navutse Bwega ariko nashatse ibwami. Kayondo yabaye akibyumva arabisha, yanga ko yongera gukamirwa nk'abandi bagore bose b'umwami. Babibwiye Musinga arasubiza ati, kore mushiki we namugenza uko ashaka. Ubwo Kayondo yarahawe rugari ukumvisha Kankazi, amunyaga inka ze zose, we n'umuhungu we bahinduka bakene nyakujya. Nk'umwana w'umusore ugomba gufasha nyina mu mibereho ya buri munsi, Rudahigwa yashyize ku ruhande iby'ubupfura bw'amaraso, akora imirimo iciriritse yari igenewe abagaragu: gutashya inkwi, kuvoma amazi, kwikorera ibiremereye n'ibindi. Rwabutogo rwa Kabare akaba murumuna wa Kayondo kwa se wabo,
ntiyashimishijwe n'uko Kankazi na Rudahigwa abereye nyirarume banyazwe, nuko atangira umwitozo utoroshye wo kubahagirwa ngo batazagera aho bicwa n'ubworo kandi inka zikamwa zitavuze. Yari afite inka zo kugaba ariko ntawe yashoboraga kuziha atabyemerewe n'umwami cyangwa se Kayondo wategekaga inka zose z'Abega. Hashize igihe cy'imyaka 2, Rwabutogo wari umenyereye iby'ibwami yabonye ko noneho ashobora gusaba icyo yifuza. Niko kubwira Musinga ati, hari icyo nacumuye? Ati ntacyo. Yungamo ati, ubwo rero ntacyo nacumuye, inka wampaye ngiye kuzitungisha mwishwa wanjye. Uruhushya arubona atyo, nuko agabira Kankazi na Rudahigwa inka 80. N'ahabereye umwami w'u Rwanda, Rudahigwa ntiyigeze yibagirwa iyo neza yagiriwe na nyirarume Rwabutogo, ku buryo ari we yirahiraga. Yanivugiraga ko hari isomo ryiza yavanye mu byo Kayondo yamugiriye, byatumye akura ava mu buzima bwa gitegetsi bw'abana b'abatware amenya kwirwanaho. Ubusanzwe umwami w'u Rwanda yarahiraga yivuga mu kivugo cye, urugero nk'ubitoye imanzi. Ni ikivugo cya Rudahigwa, cyangwa subira mu izina rye rya cyami, urugero Mbandoga Kigeri, cyangwa se nanone yibutsa nyina umubyaye, urugero Ndakabura mama wambyaye. Rudahigwa niwe wongeyeho undi yirahiraga ariwe Rwabutogo, urugero yampaye nka Rwabutogo, ndi umuhutu wa Rwabutogo. Bikaba byerekana uburyo yari yaranyuzwe n'ineza yamugaragarije ari mu kaga. Bamaze kugabirwa, Kankazi n'umuhungu we bashoboye kongera gutoneshwa ibwami. Rudahigwa agirwa umunyamabanga wa se Yuhi Musinga. Nibwo bwa mbere yarabonye akanya ko kuba hafi ya se, maze amwigiraho byinshi. Musinga yamutoje ahanini kugendera kure y'Ababiligi. Nyuma y'ibibazo byinshi n'ibigeragezo bikakaye Rudahigwa yanyuzemo akiri umwana, yaje kwima ingoma afite imyaka 20. Umuco w'u Rwanda wabaga umwami yataga ubwoko bwe agahinduka nyagasani uyobokwa n'abatware, rubanda bakamukomera yombi. Yacaga urubanza rusubirwemo, akagaba, akanyaga, agatabarira igihugu iyo byabaga bibaye ngombwa. Aho Ababiligi batangiye kuyobora u Rwanda, umwami Musinga yanze gukorana nabo, bimuviramo gucibwa. Rudahigwa niwe mwami wa mbere wari ugiye kuyobora u Rwanda adafite ububasha butavuguruzwa. Nubwo rubanda bamubonaga nka nyagasani usumba byose, yari afite benshi bamukuriye. Perezida w'u Rwanda ukorera i Kigali, Guverineri wa Rwanda Urundi wari ufite icyicaro i Bujumbura, hamwe na Guverineri mukuru wa Kongo Rwanda Urundi wabaga i Leopoldville Kinshasa. Abo nabo bahabwaga amategeko na Minisitiri w'Intara zakolonizwe wari ufite icyicaro i Bruxelles mu Bubiligi. Mbese rwose abazungu bafataga umwami w'u Rwanda nk'umukuru mu batware ba rubanda, naho umwami w'ukuri akaba uwo mu Bubiligi, ahavaga amabwiriza bagenderagaho bategeka. Umurimo w'ibanze Ababiligi bari bateze kuri Mutara Rudahigwa wari wo guca imanza za rubanda. Kugira ngo abashe kusohoza neza, bamuhaye abajyanama bageze kuri 6. Cyokora abo yitabazaga by'ukuri bari 2: Francisco Rwabutogo wo mu Bega na Rafael Serukenyinkware wo mu Basindi, wari inshuti magara ya Yuhi Musinga. Uwo murimo yawitangiye by'intangarugero, awushimirwa na bose, baba rubanda, abatware, abamisiyoneri ndetse n'abazungu b'abakoloni. Yaciraga imanza abanyarwanda bonyine, naho izijemo umuzungu, umwarabu cyangwa se umuhinde zikajyanwa kwa Rezida. Mutara Rudahigwa yagiye gutura mu Rukari hafi y'agasozi ka Rwesero i Nyanza. Ahari kwa se Musinga ahagabira abapadiri, bahashyira kiliziya n'amazu yabo, amashuri n'amacumbi y'ababikira. Nyina Kankazi Nyiramavugo yubakiwe inzu Ishyogwe, aba umugabekazi w'izina gusa, dore ko yari yaritaruye ahafatirwaga ibyemezo by'imiyoborere y'u Rwanda. Umwami Rudahigwa yazengurukaga u Rwanda kenshi mu modoka yitwaye cyangwa se ku maguru ahamwegereye. Yashishikazwaga no kwirebera n'amaso ye uko abatware batunganyaga imirimo bashinzwe. Uwo adashimye yamukoreraga raporo igenewe Rezida, akazaba ari we umufatira ibihano. Yagiraga umujyanama w'umuzungu bakoranaga i Nyanza, akamufasha muri dosiye zikomeye zivuye kwa Rezida. Mu by'ukuri yari maneko wakoraga raporo yereka abazungu ko yiriwe n'uko yaramutse. Igihe Mutara Rudahigwa yimye ingoma, rubanda rwishimiye ko igihugu rutuye gikuriwe n'umwami ukiyobora, agakebera isoko y'imigisha y'Imana y'u Rwanda n'inkingi y'ubumwe.
rwibwiraga ko afite ububasha busesuye kuko nyine yari umwami. Nyamara si uko byari bimeze. Kuba yarubahaga se Yuhi Musinga ndetse nawe akishimira ko amureberera aho batagera, byahaye u Rwanda kuyobokwa n'umugisha ukomoka ku bubasha buhererekanyijwe mu mahoro. Musinga yibonaga nk'umwami wambuwe ingoma n'abanyamahanga, agahora ategereje ko Abadage bazagaruka bakamufasha kwivuna abanzi be. Nta kibazo yari atewe n'uko Rudahigwa nawe yitwa umwami. Ubundi se mu bana yabyaye ntiyagomba kuzatoranya umwe muri bo uzamusimbura. Umubyeyi we Kigeli Rwabugiri yamaze imyaka 6 ategekana na Rutarindwa hamwe na Mwigirwa, bose bitwa abami. Hasigaye igihe gito ngo atange, ubwo yatoranyije muri abo bombi uzamusimbura ari we Rutarindwa wahawe izina ry'ubwami bya Mibambwe. Ikizana abantu mu gihugu si ukuyoborwa n'abami 2 cyangwa 3, ni ukubagira batumvikana. Ntabwo Mutara Rudahigwa yabangamiwe no gutegeka mu gihe se umubyara nawe yari ariho. Yananijwe n'ubuyobozi bwa gikoloni bwamwimitse. Uwo abazungu bahaye ingoma ni Rudahigwa wenyine. Bashyize ku ruhande nyina Kankazi, cyane ko umuco wo kugira umugabekazi ari umwihariko w'u Rwanda. Ntabwo uw'iwabo yubakiwe Ishyogwe kure y'Inyanza kugira ngo atazajya yinjira mu bya politiki. Kugenera umwami Rudahigwa abajyanama badakuriwe mbere na mbere n'umugabekazi naho byari bitaniye no kumunga ubumwe bw'igihugu no gusuzugura umuco wacyo. Gukuraho ubutegetsi bw'umugabekazi byashoboraga kwihanganirwa iyo bidashamikira ku mugambi mugari wo gusiba umuco nyarwanda ugasimburwa n'uvuye i Burayi. Nyamara iyo mico yombi yashoboraga kuzuzanya, ariko abashyize Rudahigwa ku ngoma si uko babibonaga. Bumvaga agomba kwibagirwa ibya kera akinjira mu bishya bivuye i Burayi. Mu yandi magambo, yagombaga kwivana mu mutwe ko ari we utegeka, akitoza kwibona nk'ushyira mu bikorwa amabwiriza y'abazungu. Uko imyaka yashiraga, niko Rudahigwa yababazwaga no kubona ubutegetsi bumucika bukajya mu biganza byabo yibazaga niba bashakira u Rwanda icyiza. Yagendaga arushaho kwibona nk'uboshye, atangira gushakisha uko yasubirana ubwigenge we na rubanda yayoboraga. Ese yabigezeho? Aha niho dusoreje igice cya mbere cy'amateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Niba wakunze aya mateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, urakuri like bitwereke. Niba kandi utarakora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikindi gice cya kabiri kivuga ku mateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Naho ubutaha nanone turabakunda. Bye bye.